nongeye kubasuhuza. Twari tumaze iminsi tudaherukana, ariko naje ngo tuganire twongere tunezerwane. Murakoze. Cyane rero ko inganzo ni yayindi aracyayifite rwose kandi yagutse. Ndakeka buri munsi n'ubundi ahora yagura ibikorwa bye mu buhanzi rwose, muramumenyereye. Ariko uyu munsi yabazaniye agashya rwose, tunyurizeho indi ndirimbo ariko cyane nk'iyifaranga abantu barayikunze rwose, bari tunyurizaho.
cyane rero iyo mpamvu rero tubwire impamvu y'iyo ndirimbo ifaranga rero tubwire kuko numva ivugisha ukuri rwose gakabya wambaye ibishwangi ugira tubwire impamvu y'ifaranga. Nararebye mu buzima bwose bubaho muri iyi si ya rurema dutuyemo, ubuzima ni ifaranga. Kurya ni ifaranga, kwambara ni ifaranga, kuryama ni ifaranga, kurongora ni ifaranga. Turomo ikintu cyose nararebye nsanga ni ifaranga. Iyo utarifite uba uri mu mutuku buriya. Yego. Tunyuruzeho n'akandi karirimbo rero ukumva kari hafi rwose no mu bahanzi wagiye ukunda ba gakondo karahanyuze rwose utunyurizeho rwose nta kibazo umwanya n'uwawe twidagadure. Murakoze. Si ubwa mbere mbivuga. Iyo mfashe gitari nibuka mwarimu wanjye wanyigishije bita Masabo Nyangezi. Umfata gitari icyubahiro mba mfite cyangwa nagira mbanza nkakimuha. Kubw'ibyo rero hari akaririmbo ke bise Umwiza Utuje, niko ngiye kubashyiriraho mukurikire mukumve. Murakoze. komeza utunyurizeho n'akandi karimbo uri kumva kari hafi rwose ndumva byaturyoheye cyane. Ngiye kubaririmbira indirimbo bita Elina. Elina mwana nakunze, Elina mwana ngikunda, bizukuri sinumva amabwire magambo yaba nagiye kuzanesha umutwe nyabusa. Ubanda bose ndamwitabaje
uzambonera Erina uti rwose warahemutse cyane Erina mbwira niba warabonye abandi nabyo mbimenye ndabuse ndamwitabaje uzambonera Erina uti rwose warahemutse cyane Erina mbwira niba warabonye abandi nabyo mbimenye reba ko wadukurikirizaho n'akandi karirimbo uyu munsi n'indirimbo rwose zibahe ndabizi urazifite se ubundi mbere y'uko ucuranga ubundi ufite ibihangano bingahe by'indirimbo mfite ibihangano nka 30 byanjye 30 byanjye byanditse uyu munsi rwose turagufite rwose nta rungu ngiye kubacurangira akaririmbo kitwa wabonye iki muri iyi si ya rurema mukurikire mukumve wabonye iki mugenzi wanjye muri iyi si ya rurema yuzuyemo ibyiza ikabamo n'ibibi wabonye aho urwanira ubugabo ukanga ukabubura ukabura ijambo iwawe kandi warariruhiye wabonye aho urara utariye kandi batetse ndetse wanahashye ugahorana umukanda wabonye aho umugore inyana nziza y'umukondo wamara kuyitanga ati wari wazihaze ukabura ijambo aho wayikoye ukarira ukihanagura wabonye aho udahamagarwa ku murongo wa telefone niyo wahamagara inomero yawe bakayikupa wabonye aho umugore inyana nziza y'umukondo wamara kuyitanga ati wari wazihaze ukabura ijambo aho wayikoye ukarira ukihanagura ibyo birababaza ibyo birababaza ibyo birababaza atunyurizaho n'indi kabisa indirimbo gusa ubundi murakoze mfite indi ndirimbo nise baseka n'imbereka abantu mu bandi mu buzima tubamo nyine burya nabonye ariko bimeze niyo mpamvu nahimbye iyo ndirimbo nayise baseka n'imbereka ubwo wari ushatse kuvuga iki basekana imbereka baseka n'imbereka nashatse kuvuga ko hari umuntu wagusekera akakwereka ko akwishimiye kandi atakwishimiye twagiye
gaseka n'imbere kabatuje kandi rwose burya ari barebare kubibona burya ntago byoroshye iyo bagusase igitama bavuga neza kandi baseka neza urababona ukabona ari ikipe yoroshye kandi imbere ubumara baburusha inzuki nzira bagenda gitore bakambara rwose bakaberwa bakisiga maze bakinogereza wababona ukabona ari ikipe yoroshye nyamara burya amacenga yabo kuyatsinda burya biragoye ibaruwa riraye n'umwana w'umunyarwanda ubwenge bose barabuvukana urebye neza usanga bagira ubw'uburemano no kubuhindura biraruhanya kenshi bakunda inyungu zabo bakunda guhabwa ariko badatanga ndetse no gushima bishobora bake ubwenge bose barabuvukana urebye neza usanga bagira ubwo buremano ndetse ruhindura biraruhanya hagarara ku bwenge bwabo izima n'ubucakura bakabikikira gusaba imbabazi rwose birabarushya iyo uburyo utarebye neza ugenzure kandi unanashishoze biragucaguka yagira inzira biragucaguka yagira inzira biragucaguka yagira inzira. mu turirimbo tw'abahanzi ba kera rero reba akarimbo tunyurizaho wumva nyine uri nakora bibashije ubu murakoze hari akaririmbo ka mwarimu wanjye njya nkunda bita Mukamusoni ntabwo nasoza ntagacuranze mukurikire mukumve murakoze kera habaye umwana umukobwa witwaga Mukamusoni yari mwiza ko imbere n'inyuma
yaritondaga yaraberwaga yarangwaga n'imico myiza muri bagenzi be bose yari mwiza ko kw'imbere n'inyuma yaritondaga yaraberwaga umunyeshuri umwe bakundanaga wari ugiye kwiga mu mahanga yaramubwiye ati rukundo rwanjye ndagiye ari kuza ntegereze umwana yaritondaga akamenya kwihangana yaramubwiye ati rukundo rwanjye ndagiye ari kuza ntegereze yamubwiye ko azamutegereza amajoro imyaka n'amagana kuko yamutegereje amajoro 18,000 mbegu ukuntu yarashaje we muri bagenzi be bose kuko yamutegereje amajoro 18,000 urukundo ni nk'ibaba mu muyaga uwo mukunzi ntiyagarutse urukundo rwe rushiriraho birarangira sijye wahera sijye wahera ngiye gushaka akarimbo wowe ukunda cyane wowe dusoreza kamwe gusa ukunda cyane murakoze hari mu nkunda nzikunda zose ariko mfite akaririmbo narimbiye Excellence Paul Kagame ibintu byo muri kampani yo kwamamaza twigeze dukorana ikiganiro mu karirimbo nkunda cyane kabamo nakise dutore Kagame Paul twibere mu munyenga mukurikire mukumve murakoze umusingi w'ukuri na demokarasi mugongo mugari uhetse abanyarwanda Paul Kagame gahora ku ngoma Paul Kagame gahora ku ngoma urabikwiye Paul Kagame mizero y'abanyarwanda utagutora burya no kuyoba reba hirya hino imihanda myiza reba na hano turi amashanyarazi ese ubundi bagenzi kera byabaga hehe Paul Kagame yaduhaye girinka Paul Kagame yaduhaye mituweli
Paul Kagame yaduhaye amariba, Paul Kagame yaduhaye amashuri, Paul Kagame yaduhaye girinka, Paul Kagame yahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Ng'abanyarwanda amajyepfo dutore Paul Kagame, amajyaruguru dutore Paul Kagame, iburasirazuba dutore Paul Kagame, iburengerazuba dutore Paul Kagame, umujyi wa Kigali dutore Paul Kagame, diaspora dutore Paul Kagame, dutore Kagame twibere mu munyenga, amashyi dutore Kagame twibere mu munyenga, amashyi dutore Kagame twibere mu munyenga, twese twe dutore Kagame twibere mu munyenga. Banyarwanda wasezera ku bantu bari badukurikiye ubundi nakagaruka ukabizeza n'igihe tuzongera gukorera tuguhari. bakunzi bacu turi kumwe, nimujya munkenera muzajya mumbona, ndagira ngo mbahe na nomero zanjye za telefone ni 078 59 85 493, indi ni 072 37 60 320. Igihe cyose uwankenera kuntumira, haba mu bukwe, haba mu kirori cya anniversaire, haba mu bindi byishimo yakwifuza ko twafatanya, yambonera ku murongo. Murakoze, nakagaruka turi kumwe kandi mbateguriye ibindi byiza byinshi. Ciao ciao, mukomere bakunzi bacu.